Yes, nk'ibisanzwe iyi ni twidagadure show, naho nge mwumva ni Claude. Ndabasuje cyane mwese, amahoro y'Imana abane namwe. Mwe mwakanze subscribe, mwarakoze cyane, Imana ibahe umugisha, kandi namwe mutarayikanda ni muyikande vuba, ubundi tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye, twidagadure, twishime, tumere neza. Ni show busy, ni ya nkuru, ni za nkuru ziri mu bintu bijyanye n'abahanzi, inkunda rubyino, show busy mbazaniye kuri uyu munsi. Will Smith mwese muramuzi muri filime zigiye zitandukanye zaturyoheye, Bad Boy n'izindi zigiye zitandukanye. Will Smith rero yavuze inama yagiriwe n'umukire Jay-Z ndetse n'undi muhanzi witwa Kendrick Lamar. Nyuma rero y'imyaka 2 atagaragara ku isoko ry'umuziki, Will Smith yongeye gusohora album nshya yitwa Based on True Story, kugira ngo azayikore neza kandi itajyanwa n'ibihe gusa. Yafashe rero icyemezo cyo kugisha inama bamwe mu baraperi bakomeye barimo Jay-Z na Kendrick Lamar. Will Smith rero yavuze ko yaganiriye na Jay-Z, umwe mu baraperi n'abashoramari b'abahanga mu mateka ya hip hop, amugira inama ikomeye. Jay-Z rero yaramubwiye ati ntugafate inkuru yawe, ugomba kuvuga ibijyanye n'ubuzima bwawe, kandi ntukagerageze gusaba abaraperi cyangwa se gusabana n'abaraperi batoya kuko utabayeho nk'abo. Ba umuntu mukuru kuri wowe cyangwa ubukuri kuri wowe. Iyo ni inama rero Jay-Z yagiriye Will Smith. Iyi nama rero Jay-Z niyo yahaye izina rya album cyangwa se izina album nshya ya Will Smith, akaba ari ryo ryitwa Based on True Story, ishingiye ku nkuru nyayo mu Kinyarwanda, ariko bivuze Based on True Story bivuze ngo ishingiye ku nkuru nyayo, kuko yashakaga ko amagambo arimo cyangwa se ayirimo aba ashingiye ku nkuru cyangwa se ku buzima bwe nyabwo. Niyo mpamvu yayise kuriya. Kendrick Lamar, umwe mu baraperi bayoboye injyana ya rap muri iki gihe, nawe yahaye rero Will Smith inama y'ubutwari. Yamubwiye ati ndavuga ibyo wakundaga kugira ngo cyangwa se vuga ibyo wakundaga kugira ngo ubwoba bwo kuvuga maze ubushyire hanze. Wowe vuga nyine, vuga ibyo wakundaga kugira ngo ubwo bwoba ufite cyangwa se ubwoba wagiraga ubushyire hanze. Will Smith nawe yavuze ko iyi nama rero yayifashe nk'igihamya cy'uko album igomba kuba irimo ukuri, aho kuba igikorwa cyo kwishimisha cyangwa gushimisha abandi gusa. Yagize ati nashakaga gukora indirimbo mvuga ibiri ku mutima, aho gukorana igitutu cyo gushaka ko abantu rero bamenyera. Gusa nashakaga gukora rero umuziki wanjye nyawo. Will Smith yavuze ati rero yavuze ko Based on True Story ari album ye ya mbere yumvise ko ifite ubuhanga budasanzwe, kuko yayikoze nta kwigana abandi, ahubwo yubakiye ku mateka ye bwite. Ati gukora album nshya nyuma y'imyaka rero myinshi byari ibintu byansabye imbaraga. Nshimira Jay-Z na Kendrick Lamar kuko banyeretse inzira yo kuvuga ibyanjye kuko biri nta kwihishira cyangwa se nta kwishushanya. Uretse gusohora album rero, Will Smith uherutse guhabwa icyubahiro gikomeye, aho umuhanda wo muri Philadelphia aho yakuriye wahawe izina rye. Yatangaje rero ko ari ishema rikomeye kuri we. Yandika kuri Instagram ati Philadelphia nduwawe, iki nicyo cyubahiro gikomeye kurusha ibindi byose. Uyu muhanda uri kuri 54 Street cyangwa se 59th
Street wakizweho izina rya Will Smith we nk'icyubahiro ku rugendo rwe rwa muzika na sinema, dore ko arizo akunze kugaragaramo cyane, ndetse no guhindura ubuzima bw'abafite inzozi zo gutera imbere. Uyu mushinga rero mushya wa Will Smith ugaragaza ko agishoboye kandi afite umwimerere nk'umuhanzi, atari nk'uwashakaga kwiyegereza abamukunda gusa. Byitezwe ko rero Based on True Story izaba ari album ikomeye, aho abantu bazumva ukuri kwe kurenza uko bari basanzwe bamuzi cyangwa se uko bari basanzwe bakumuziho. Ndabashimiye, yari Claude nk'isanzwe. Iyi ni Twidagadurisho, wowe kandi subscribe tujye tubana umunsi ku munsi. Bye bye, ciao. Banyarwandakazi, twabazaniye za ntebe z'imigano, turazikora ahangaha. Dukorera ku kiraro uva Nyabugogo, ku kiraro cya mbere ku Kinamba. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0788444088. Kaze muri Mambo.